turashimana yaduhaye umwanya gukomeza kuba mu masengesho nk'uko umwami yabidusabye yuko uko tubona ishusho y'isi uko igenda ihindagurika uko Bibiliya yabihanuye, natwe dukwiye gukora ibintu bibiri. Icya mbere kuba maso, icya kabiri gusenga ubudasiba. Iryo ni itegeko ry'umwami, ntabwo ari amahitamo. Abana hari ibintu bita option. Iyo yavuze ko ufite option, uba ufite amahitamo, uburenganzira bwo guhitamo. Guhitamo iki cyangwa iki. Abana nk'umuntu ashaka kwinjira muri kaminuza, aba afite option, aba afite amahitamo ya faculté ari bukurikire. Ariko iyo bakubwiye ngo wowe turebye amanota yawe nta mahitamo ufite, ukiye kwiga ibi, umva bakubwiye ko nta mahitamo ufite, umva ngo ntabwo uri buze kwiga ibyo ushaka. Natwe rero kubyerekeye kuzabona umwami, kuzasangwa twiteguye, hari ibintu bibiri yatubwiye tudafitemo amahitamo. Ngo nimumara kubona ibi byose biriho birasora amaso yanyu, uko ijambo ry'Imana yabivuze, ngo mube maso kandi musenge ubudasiba buri munsi. Uvuga ngo nta mahitamo. Nutabikora iyo ntego ntabwo izagerwaho. Uvuga ngo ntabwo uzasangwa witeguye, kuko bizakugora kuba mu buzima bwejejwe, kubera yuko iyi si iyobowe n'imbaraga zikomeye z'umwijima. Izo mbaraga nizo zigendesha ibintu byose mubona mu isi byo kugomera Imana. Ntabwo rero wowe ushobora kubineshisha ubwenge, amarangamutima yawe n'imbaraga zikurenze. Uwazinesheje n'umwe ni Yesu Kristo. Rero iyo rero wowe utumviye rero wazinesheje, urumva rero zirakunesha, kandi ziro ziranesha benshi. Nabigeze kuvirwa n'umucyo rero baraneshwa. Kubera iki? Kuko ibyo bintu bibiri ntabwo babiberamo maso. Bararangara, bakarangazwa n'isi. Icya kabiri, ntibashira imbaraga mu gusenga. Ntabwo ari imbaraga turwana nazo mu buryo bw'ubwenge. Oya, ni imbaraga zo mu mwuka, zirwanwa n'intwaro z'umwuka. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Urabona, iyo bavuze ko hariho guhangana mu bitekerezo, tuvuge hari abanyabwenge runaka bahuye n'abandi runaka, barashaka guhangana mu kibazo runaka, icyo gihe bahanganisha iki? Ibitekerezo. Kuko intambara yabo ni mu bitekerezo. Ariko intambara y'umukristo na Satani ntabwo iri ku rubuga rw'ibitekerezo ngo turahangana nawe, ambwira gutya nanjye musubiza. Reka da, kuko ntunamubona. Igihe yazaga kurwanya Yesu mu butayu, barabonanaga ngo aranditswe ngo. Ntabwo Yesu yarameze nkatwe, ko Yesu mu mwuka yari Imana. Bivuga ngo bararebanaga. Niyo mpamvu rero twebwe tukwiye kurwanya intambara yitwa yo kwizera. Ntabwo Yesu yararwanya intambara yo kwizera, kuko ibyo byose yarabibonaga. Twebwe turwanya intambara yo kwizera kuko ntabitubona. Iyo ubona ibintu ntabwo ari intambara yo kwizera. Amen. Ni kuvuga ngo biriya bintu bibiri, kuba maso no gusenga ubudasiba cyangwa mu isi yose, ni itegeko ry'umwami nimba dushaka kunesha Satani n'uburiganya bwe. Amen. Reka dusubiremo aya magambo. Reka dusomere Luka 21.
duhere ku murongo wa 28 tugeze ku murongo wa 38. Nuko ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Kandi abacira umugani ati, nimwitegereze umutini n'ibindi biti byose. Iyo bimaze gutoha murabireba, mukamenya ubwanyu ko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bibaye, muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashira na hato, kugeza aho byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko mwirinde, imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura. Kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose, umeze nk'umutego. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose, kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho, no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Iminsi yose yirirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono. Abantu bose bakazinduka mu gitondo bakajya hari mu rusengero kumwumva. Amen. 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 Naha rero yavuze ayo magambo. Ngo nitumara kubona ibimenyetso byose by'ibihe, ngo twirinde ubwacu. Amen. Twirinde. Atubwira n'ibintu dukwiye kwirindamo. Kwirinda. Kuba afite iby'isi birinde, ntibibatware. Kubitunga ntabwo ari bibi, ariko wirinde, bishobora kugutwara. Nibyo yise kurya no kunywa no kubw'ivutu, n'ababifite kwiye kwirinda. Hanyuma abandi nabo batabifite birinde kuganya. Kwizera niko muti wo kuganya. Iyo ufite kwizera bitsinda amaganya. Amen. Hanyuma kuri 36 ngo mube maso, musenge ibihe byose. Priez en tout temps. Musenge ibihe byose. Bivuga ngo nta bihe byo gusenga n'ibitari byo gusenga. Urabona abantu bazi ko gusenga ni za gahunda z'amateraniro. Oya, hano Yesu ntabwo aravuga amateraniro, aravuga gusenga. Yesu avuga hano ni ugusenga biba muri gahunda yawe, nk'uko uhumeka. Ntushobora kwibuza guhumeka. Amasengesho rero niwo mwuka uriya muntu w'imbere ahumeka. Kuvuga ngo gusenga kwiye kuba mu buzima bwa buri munsi. Iyo bita style de vie. Nta gusenga gusa kuko ngo hari gahunda y'amateraniro. Ukwiye kubaka gusenga mu buzima bwa buri munsi. Tuvuga ngo nugusenga bari uko ngo kuwa gatatu, kuwa gatanu, ngo ku cyumweru. Ibyo tubyita amateraniro. Ashobora kuba amateraniro yo gusenga nkuko tuyafite, ashobora kuba amateraniro yo guhimbaza. Wabimise? Amateraniro afite impamvu nyinshi, ariko hano ni ugusenga mu buzima bw'umuntu ku giti cye. Kandi ibyo rero ntabwo wabishobora udafite ubusabane n'Umwami. Ntushobora gusenga bya nyabyo udafite ubusabane n'Umwami, ntibishoboka. Kandi murabizi, la relation se construit. Ubusabane hagati y'abantu babiri burubakika, ntabwo upfa kwikora. Ubusabane hagati y'abantu babiri burubakika, ntabwo upfa kwikora. Rero udafite ubusabane n'Umwami ntabwo ashobora kubaka ubuzima bwo gusenga. Azaba ari umuntu gusa w'amateraniro. Amasengesho aduha kunesha ntabwo ari amasengesho yo mu materaniro, ni amasengesho yo mu buzima bw'umuntu ku giti cye, mu bwiru bwe n'Imana. Amen. Hanyuma urumva rero ko ibihe nk'ibi
biba bidufasha kugira ngo dukomeze gukangurirwa kuba maso no kumenya icyo gukora kugira ngo intambara yo mu mwuka tubashe kwinesha. Amen. Urabona ubuzima bwa Gikristo ushobora kubufata mu byo bita muri angle zitandukanye. Ushobora kubifata mu buryo bwo kugabanya uburemere bw'amagambo y'umwami. Tuvuge ko avuga uti Satani yaraneshejwe, Yesu yaramunesheje. Ko si ukuri? Shobozwa byose na Kristo umuha imbaraga. Okay. Ayo magambo yose ni ukuri Bibiliya itubwira ku byerekeye intsinzi y'umwami Yesu. Ariko kugira ngo ibe effectif, kugira ngo ibe impamo mu buzima bw'umukristo, hari uruhare rwe, hari uruhare rwawe. Kubera ko Bibiliya itubwira ngo ni mu kwizera. Uyu munsi turaza gufata akanya twongere dushimangira ijambo ryitwa kwizera. Aho niho hari umutima wa byose, kwizera. Kugeza ubu benshi ntabwo turamenya kwizera icyo ari cyo. Amen. Rero turi mu isi yugarijwe n'ibibazo byinshi, n'umukristo ntabwo bimusiga. Birasaba rero ko umuntu amenya ni gute ahagarara muri iyi si uko iteye, ariko agahagarara nk'umuntu w'Imana ataneshwa cyangwa adatwawe n'isi, kuko nabyo biroroshye. Nyuma mu mwuka atubwira mu gitabo cy'Abaheburayo, mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 1 kugeza mu wa 4, aratuburira ngo biroroshye ko dutembanwa n'imbaraga z'ubujura tukava mu byizerwa. Hano umwuka aravuga ngo biroroshye. Kadusomere Abaheburayo 2:1-4. Nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tugahamirizwa n'abamwumvise. Imana ifatanyije nabo guhamya ihamirisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko yabishatse. Amen. Biroroshye. Biroroshye ko twisanga turi kure ya bya bindi by'ubugingo. Biroroshye. Nutaba amaso, nutakurikiza inama z'umwami yatugiriye, uzisanga uri kure yabyo. Hano mu Gifaransa ngo de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Emportés ni nk'umuyaga waza wasegwakira ugakubura byose. Hari imbaraga z'abadayimoni ziba zifite intego yo kuza nka serwakira zigakubura kwizera. Abantu bakaba baratangiye mu kwizera bakarangiza nta kwizera ku gihari, kwasimbuwe n'ibintu by'imihango gusa. Aya magambo muyakurikire. Amen. C'est facile d'être emporté loin des choses qui nous ont donné la vie. Ibyizerwa biroroshye ko tujya kure yabyo. Amen. Wibaza ko uzabura ngo ndabona kabisa serwakira staniraje. Reka nanjye rero mpagarare gutya. Ntabwo umenya ukuntu wisanga waravuye mu byizerwa, nawe usigaye utekereza nk'abantu batazi Imana. Ibyo turabizi, turabona abantu benshi twari tuzi ukwizera kwabo mbere bagitangira, ariko nubwo witwa ko ari abakristo, ariko ubona ko batakiri
byizerwa. Satani aje kubabeshya ngo babaye ikindi kintu gikomeye, ariko si byo, barashutswe. Amen, haleluya. Ibindi byose bishobora guhinduka, ariko urufatiro rwo kwizera Imana yashizeho ntabwo ruhinduka. Imana ishimwe. Kubw'ibyo rero hari ijambo muri Bibiliya dushaka ko rituyobora uyu munsi. Ni ijambo rikomeye cyane. Abahanuzi bo mu isano rya kera, Imana yabanyujije muri iryo jambo, byarabanejeje, barihagararaho, rirabakomeza, ariko basinziriye batarabibona. Bari bazi ko ari ibintu byo mu gihe cyabo, ariko bariho barahanura ibitari mu gihe cyabo. Bibiliya bitubwira muri Petero wa mbere igice cya mbere yuko abahanuzi bahanuraga ibintu birenze igihe cyabo, kuko ntabwo yari amagambo yabo. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 10 tugeze kuri 12. Iki ni ikimenyetso cy'uko ubuhanuzi bwo muri Bibiliya ntabwo inkomoko yabwo ari abantu, ko nta kuntu bari kuvuga ibintu birenze igihe cyabo atari uko Imana muri bo niyo iravuga. Abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza, barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye, barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yabo n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka, kandi bahishurirwa yuko batabyerekewe, ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Ibyo none mumaze kubibwirwa n'ababwirije ubutumwa bwiza, babwirijwe n'umwuka wera woherejwe ava mu ijuru, kandi ibyo abamarayika babigira amatsiko, bashaka kubirunguruka. Amen. Abamarayika ngo bafite amatsiko, bashaka kubirunguruka. Muri kimwe muri ibyo bahanuye abahanuzi, tuje kureba abahanuzi babiri, Yesaya na Habakuki, ndetse n'iby'Imana yo ubwayo ibyo yaje kuvuga mu kanwa ka Yesaya nyuma na Habakuki yabanje kubibwira Mose. Habakuki ibice 2:14. Mu gifata avuga ngo car la terre sera remplie de la gloire. Isi zuramo kumenya icyubahiro cy'Uwiteka. Murebe verse Yohana 14. Kuko isi izakwirwa no kumenya ubwiza bw'Uwiteka nk'uko inyanja y'amazi isendera. Amen. Murabyumva? Isi izuzuramo kumenya ubwiza bw'Uwiteka nk'uko amazi asendereye mu nyanja. Hanyuma mbere ya Habakuki, Yesaya nawe yahanuye ibyo. Yesaya 11:9. Umwuka anyuza iryo jambo nyine muri abo bahanuzi. Ibyo ntibizaryana kandi ntibizononana ku musozi wanjye wera wose, kuko isi izakwirwa no kumenya Uwiteka nk'uko amazi y'inyanja akwira hose. Amen. Habakuki yahanuye icyo gihe, aho isi izaba yuzuyemo kumenya Uwiteka cyangwa ubwiza bw'Uwiteka nk'uko amazi aba yuzuye mu nyanja. Iyi nyanja uyireba ubona munsi, oya, ubona amazi. Iyi si izuzura kumenya Imana nzima, ubwiza bw'icyubahiro cyayo nk'uko amazi yuzuye inyanja. Yesaya rero ahita avuga n'iryari, ni ku ngoma ya Mesiya. Ayibise. Ariko mbere y'abo bakozi Imana babiri, Yesaya na Habakuki, Imana yari yabanje kuvugira ijambo iganira na Mose. Mose Imana imubwira ngo ubwoko butagonda izosi gira mburimbure. Hanyuma Mose arabutakambira,
Imana ivuga amagambo. Kubara 14:21. ariko ni ukuri ndahiye guhoraho kwanjye nuko isi yose izuzura icyubahiro cy'Uwiteka. Amen. Ngo isi izuzuramo icyubahiro cy'Uwiteka. Kubera iki? Igice cyose Abisirayeli bari bagomeye Imana. Bamaze kumva abatasi Imana Mose yatumye Kanani gutata. Sibyo? Kubara 13 Mose atumye abatasi kujya gutata cya gihugu mbere yuko bambuka. Abatasi 12, umwe muri buri muryango. Muri abo 12 hari babiri umwe wese yagari umuryango we, Kalebu na Yosuwa. Mose atuma abo gutata igihugu cy'Kanani mbere yuko bagifata. Muri abo bagabo 12 harimo babiri bitwa Yosuwa na Kalebu. Byatusuramo kenshi. Bagarutse 10 bavuga amagambo yashimwe imitima y'ubwoko bw'Abisirayeli. Bahita bavuga ati twisubire muri Egiputa. Barigumura kuri Mose, amen, na Aaron, amen, kugira ngo babatera amabuye babiki ngo nibo babazanye muri ako kaga. Amen. Nabise 14 Mose ndiyo nabasubiramo mumenye iri jambo ryaturutse. Amen. Mbere y'ubwo bwoko bwagomeye Imana irarakara, irashaka kuburimbura. Amen. Mose aratakamba. Bayibuva? Nango basuye ku icuna rumwe bumve context ndiyo ndavuga. Uwiteka abwira Mose ati, ubu bwoko buzageza he kunsuzugura, buzageza he kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo. Amen. 12 Ndabateza mugiga mbakuremo umwandu wabo, nkugire ubwoko bubaruta ubwinshi bubarusha amaboko. Amen. Amen. Mose aratakamba 13 Mose abwira Uwiteka ati, Abanyegiputa bazabyumva kuko wakuje ubwoko muri bo amaboko yawe, babibwire bene icyo gihugu barumvise yuko Uwiteka uri hagati muri ubu bwoko, kuko Uwiteka ubonwa n'amaso, kandi igicu cyawe gihagarara hejuru yabo, ukajya imbere yabo uri mu nkingi y'igicu ku manywa no mu nkingi y'umuriro nijoro. Amen. Amen. Rero inyigisho z'uno munsi ntago zifatwa kubera ko abatekinisiye baje kwensara ya trifazi ya cash power kugira ngo ya generate ikore umuriro. Basezeranye ko baza kurangiza mu gihe cy'amateraniro. Rero mwebwe rimwe mufite amahirwe, abandi baratahira ibindi buvuge. Kwisharagira hariya nashoje, ariko mugu turakomeza. Amen. Mumvise ijambo ryavuye, nuvuga ngo Mose aratakambira ubwoko bwe ngo Imana ntiburimbure, yuko Abanyegiputa bazabyumva bavuge ngo Uwiteka nta mbaraga yari afite zo kubageza mu bw'isezerano. Mose arara preda cause y'icyubahiro cy'Imana. Amen. Nyuma Imana iremera kumvira Mose, ariko iravuga ijambo rimwe ryari nitwasomye neza mu 21. Ariko nukuri ndahiye guhoraho kwanjye nk'uko isi yose izuzura icyubahiro cy'Uwiteka. Amen. Amen. Kuri 20 kwanza muza kumvira ibyo. Uwiteka aramubwira ati, ndababariye nk'uko nsabye, ariko nukuri ndahiye guhoraho kwanjye nuko isi yose izuzura icyubahiro cy'Uwiteka. Amen. Amen. Hano Imana iravuga ngo
kabone n'ubwo ubu bwoko budagonda izosi, kandi ari bwo bwahamagariwe kuzavamo urumuri rw'amahanga, kuko ari bwo bubikijwe ibyasezeranywe. Amen. Iyo bita le peuple dépositaire des oracles de Dieu, ubwoko bwabikijwe ibyasezeranywe. Amen. Nubwo bafeiringa, nubwo bo batabizerwa ngo ndahiye kubaho kwanjye, isi yose izuzura icyubahiro cy'Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro. Iryo ni ijambo kandi yongeye kuvuga mu kanwa ka Yesaya, ikarikomeza mu kanwa ka Habakuki. Iyo ni ijambo dushaka kureba uyu munsi ryaje gute. Amen. Rifite izihe ngaruka mu gihe cy'abo bahanuzi? Ese uyu munsi iri jambo, amen, kabone n'ubwo ritarasohozwa kuri twebwe, amen, ryatubwira iki? Ryamariye iki ab'icyo gihe, abakozi b'Imana? Ese twebwe ryatumara iki mu gihe nk'iki? Ryavuzwe mu gihe kimeze gute? Wayibise? Ibyo ni dushaka kureba uyu munsi. Mwayumvise? Amen. Muri make icyo wamenya, uretse ko Imana yabanje kurivuga mu kanwa ka Mose, hanyuma Umwuka Wera akarivuga muri Yesaya mu kinyejana cy'umunani imbere ya Yesu, hanyuma Imana ikarikomeza mu kanwa ka Habakuki, umwe mu bahanuzi b'inyuma y'ubunyage bavuye i Babuloni. Amen. Wari mu kinyejana cya gatandatu imbere ya Yesu. Amen. Mose 1400 imbere ya Yesu. Yesaya 1700 imbere ya Yesu. Habakuki mu kinyejana cya gatandatu imbere ya Yesu. Murabona ko ipanze ryaje muri igaruka. None kuri twebwe uyu munsi ryatubwira iki? Ni ukubanza kureba ryavuzwe muri iyo situation, muri iyo contexte, mu bimeze gute. Amen. Mu gihe cya Yesaya, mu gihe cya Mose ryaje mu gihe cy'umubabaro, kuko bw'Imana bwagomeye Imana. Mu gihe cya Yesaya, amen, hari igihangange, amen, cya Shuri cyari yahagurutse gufata amahanga yose. Wayibise? Mu gihe cya Habakuki nabyo ubumenyi. Amen. Ni kumenya ko ubuperesi burategeka isi yose. Na Babuloni yanyuze aho hagati. Ni ukuvuga ngo Imana iravuga ibyo mu gihe ubushobozi bw'amahanga bufitwe n'abapagani. Ubwo bwami bw'abapagani, Ashuri, Babuloni, ubuperesi n'amahanga yagipagani niyo ategeka isi icyo gihe. Ariko Imana ivuze ngo irirahiye ko hazagera igihe isi ikazuzuramo kumenya icyubahiro cyayo. Bivuga ngo rero izaba yambuye ayo mahanga gipagani ingoma. Ni izaba iri ku ngoma. Amashimeje ku mwami. Murabyumva? Ucyo muri twabwiye iki? Twabwiye ngo nufata akajambo kamwe muri Bibiliya, ntumenye iyo bita historical background. Ese iri jambo ryavugiwe, ryavuzwe nande, mu bihe bihe, rigenewe bande? Ibyo bintu rero nutabimenya, uzajya ufite akace kakituku ukuri, ukajya ukavugisha ibyo ushaka, ugakoresha mu byo ushaka. Iri jambo ugiye kumenya ryavuzwe ryari, ryavugiwe hehe, nubwo ari ry'Imana, hari mu bihe bihe, rigenewe bande? Iyo nibyo byubaka ukwizera gushitse. Nawe kujya gufata Bibiliya ugafata akantu kamwe ukagasulinya, ukajya ukagendana, ukagafata mu gihe bikwaranje mu byo urimo, tumenye kavuye he. Niyo bavuga ngo un texte hors du contexte devient un prétexte. Kwiye kumenya situation y'iryo jambo. Amen. Yariyo. Buri jambo, buri gitekerezo muri Bibiliya, amen, gifite cadre cyavugiwemo. Ntabwo yaje ngo pa Imana iri kuri jambo nta mpamvu. Rishobora kuba rifite porte, rishobora kuba rifite ibisobanuro birebire birenze abo muri icyo gihe ryavugiwemo. Amen. Ariko rifite impamvu ryavuzwe, rifite abo ryabwiraga. Amen. Ibiro ukwiye kubimenya.
nk'iri jambo rifite uburemere mu gihe cyacu. Muraza kubyumva. Amen. Benshi rero kubera kutabimenya rero bari mu bukristo buraho gushabo. Dutekereze mbere na mbere kuri icyo kintu tumaze kuvuga mbere yo kwinjira muri iri jambo. Tekereze ku byo twabanje kuvuga yuko abahanuzi b'Imana bahanuye ibintu bibarenze, kuko bahanuye ibintu bitari mu gihe cyabo. Hanyuma umwuka niwe yabavugiragamo, noneho n'abamarayika bakaba bifuza kubirunguruka barebe. Nubona ibi bihe turi bwige hano ngo isi zuzura kumenya icyubahiro cy'Uwiteka nk'uko amazi yuzuye mu nyanja, abamarayika ibyo bihe babifitiye amatsiko. Ariko se ba nyirabyo bafite amatsiko? Icyo kibazo. Ariko wumva ko abamarayika bagira amatsiko y'ubusa? Abantu bajya bagira amatsiko y'ubusa, ngafite amatsiko y'ibintu bitamureba. Abamarayika bafite amatsiko kuko ni ibihe bibaza ukuntu bizaba bimeze. Amen. Imibabaro ya Kristo n'ubwiza buzaheruka. Nibyo nyine. Amen. Ni itorero ry'Imana rigizwe n'abantu b'amahanga bose, indimi zose, n'amoko yose, bo mu bihe byose. Amen. Hanyuma kandi ni ingoma ya Kristo muri isi yasuzuguye Imana. Amen. None Imana ikaza ubwayo imona nkubone igafata gahunda yo kuyobora isi, ikaba Imana mu ijuru, ikaba n'Imana mu isi. Aho amavi nk'uko asanzwe ayipfukamira mu ijuru akayipfukira no mu isi. Ibyo rero ngo abamarayika bafitiye amatsiko. None se banyirabo bafite amatsiko? Wowe ushobora kuvuga ngo mfite amatsiko, mbwira ibi ntabyo wigeze wumva. Ugira amatsiko y'ikintu uzi wacumvise cyangwa ibiki. Ntabwo rero ushobora kugira amatsiko ikintu utazi. Kuvuga ngo rero abantu benshi rero kubera kutigisha ijambo ry'Imana ntibafite amatsiko y'ibyabamarayika ubwabo bafitiye amatsiko. Icyo ni ikintu kibabaza Imana. Buriya bwami bwa Kristo buzatuma ingoma y'Imana yuzura isi, noneho hose hakaba huza ubumenyi bw'Imana. Imana zimikamenywa hose, nta gace na kamwe k'isi kazaba katarimo kumenya Imana. Ibyo bihe n'abamarayika bafite amatsiko. Barafite amatsiko ya Kristo azaza akambara umubiri akitanga igitambo, ko bazi ko ari Imana ubwayo izambara umubiri. Bafite amatsiko nyuma y'izuka rye ibizaheruka, itorero rizavuka, abantu bose bo ku isi. Amen. Amoko yose, amahanga yose, indimi zose bahamagajwe muri Kristo, none babe ubwoko bw'Imana bo mu isano rishya. Hanyuma ikindi nacyo na gahunda izakurikira. Amen. Kugeza ku ngoma y'Imana muri iyi si. Ibyo byose abamarayika bafitiye amatsiko. Ariko ba nyirabyo babikorewe nta matsiko babifitiye. Kubera iki?